abarokore bose baravuga bati mu izina rya Yesu. Ababyeyi bati yego bakobwa bako uyu mukobwa aravuga ibiki noneho scovia. Abana bari aho bari kumwe n'ababyeyi bumvishiye aka video arahita ashaka utuntu ajya kwikoresha yihanaguza udusahane agenda arenge. Niba hari umuntu nyumva yigeze kwanga umuntu akavuga ati uyu muntu ndamwanga mwanga cyane nirwo nanga uwo mugabo. Ubushake bwari butaraza. Ago. Cyakora hari umuntu abantu babura ubushake pe. Buriuzi ikintu gihari hari na moto yaba yatse. Pa umugeri wa mbere uwa kabiri uwa gatatu bikabicu. Agakingirizo ni byose ku mibonano mpuza bitsina. Gute? Wa mpamvu dushyira ngo ratira yize. Noye. Bano konga kesha ari nijoro. Ubwo nyine umuti kajya mu rwubane. Atese. Agakambara mu mutwe akambara. Buri wese saba kwirwamo cyangwa hari uhurubuka. Arabigeze kure karama ngo ntago tudukwira. Twari duto twari tunini. Ngo two twari duto. Ngo bishoke ko ari utw'abashinwa twayobye. Tukaza Nyarugenge. None udukingirizo wadushyize ku isoko ry'ibirayi. Kandi abadukenera saho baba bari he? Kuri danse n'ubuzima inshuro 3 kurusha amaso. Nyako wamenya w'umujyi. Mu mujyi dukeneye kumenya ngo nihe dukura kuri danse byoroheye abasore n'inkumi. Kuri 16 bazaba bafite poubelle mwe mudukurikiye muzi gukoresha agakingirizo.